nagiye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 7 Gashyantare turazirikana Umutagatifu Eugenia. Eugenia yavukiye mu majyaruguru y'Ubufaransa mu mujyi wa Lille. Aza kuza kwitaba Imana mu mwaka w'1871. Ushobora guhita wibaza, ese Mutagatifu Eugenia yaranzwe n'iki? Imibereho ye ni iyihe? Ese ubwitagatifuze bwe ni ubuhe? Turazirikana Mutagatifu Richard. Yari umwami, akaba yarabayeho mu mwaka wa 720 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Richard yarazwi ku izina rya Richard Pilgrim, akaba yari umwami wa Saxon, akaba yaravukiye muri Wessex mu Bwongereza. Mubyara we yari Boniface, akaba yari afite abana batatu, Mutagatifu Willibrord na Mutagatifu Winibald ndetse na Wilburg. Ubwo Willibrord yarwaraga, Richard yaramusengeye cyane, aza kuza kumushyira mu kiringiti, none arangije amujyana ku nzu hejuru yitaruye aho bari batuye, nuko umwana aza kuza gukira. Ubwo Willibrord yakuraga, niwe wemeje yuko se ajya mu batagatifu. Mutagatifu Willibrord Mudusabire. Kandi turanazirikana Mutagatifu Colette. Yavutse mu mwaka w'1381, aza kuza kwitaba Imana mu mwaka w'1447. Ubwo yagiraga imyaka 17 yajyanwe mu kigo cya orphelinat cyita ku bana. Mutagatifu Colette Mudusabire. Ariko uyu munsi by'umwihariko tukaba turi bugaruke kuri Mutagatifu Eugenia. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Kuwa 25 Werurwe mu mwaka w'1825, akiri muto yakunze roho zo mu purgatori ndetse akiyumvamo ko akunda abakene ku buryo burenze. Arangije kwiga, yihatiye kwigisha gatigisimu abigishwa muri paruwasi yabo. Kuwa 25 Ukuboza mu mwaka w'1856 yashinze umuryango w'abihaye Imana usabira kandi wita kuri roho zo mu purgatori, abifashijwemo n'umwepiskopi wa Arles, Mutagatifu Yohani Maria Vianney. Uwo muryango wasabiraga kandi ukita ku bababaye bose, abakene, abarwayi, roho ziri mu isukuriro purgatori. Uwo muryango kandi ukita kandi ukigisha abana ibyerekeranye n'iyobokamana. Uwo muryango wakomeje gukura kandi wita ku bakene, ubasanga mu ngo ukabaha ibyo bakeneye byose. Uwo muryango waje kwinjiramo abantu benshi maze bafatanya muri uwo murimo wo kwita ku bababaye. Eugenia yakundaga gusabira roho zo mu purgatori, aza no kwandika igitabo cyiza roho zo mu purgatori zarambwiye. Yitabye Imana mu mwaka w'1871 azize uburwayi bwa kanseri. Yagizwe umutagatifu na Papa Pio wa 12 mu mwaka w'1957. Nyuma y'uko yitabye Imana, abakene bari batuye mu gace yabagamo baramwiyambaje, maze ibyo basabye bakabihabwa. Mutagatifu Eugenia Mudusabire. Mbonera no kwifuriza umunsi mukuru mwebwe mwese mwitwa wa Eugenia. Kugira umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Namwe mwese muzirikana Umutagatifu Eugenia, bifurije kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeze abantu namwe. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Naho ubutaha.